urashaka do inkweto za nziza boss mwaramutse se aramutse neza ashaka do yes boss boss urashaka inkweto ndashaka inkweto boss inkweto nazanaguye ziri hariya nyine nazana ndazishaka ngiye kujya mu kazi ndazishaka ngiye kujya mu kazi nese boss uragenda nta cyayi unyweye se oya ntabwo nyinywa none aha ngaha nta kibazo cy'indekeye ndakinyweye gira vuba yes ubona wazikesheje boss aso kuzitura asaba coco hano inkweto zanjye aho boss uko ko uzamenya ko bitangiye kujya umbwira nta buzima bwawe nyandikaho kugize na vuba vuba cyangwa se vuba vuba shapeti suziranagura nishashane cyangwa kumira ako boss amategeko ugira gaza wanga kwemera ariko buriya bwo ese kungorera akazi ako boss nawe zishyiremo bae ndabafashe mu telefone wagahindo no gutinga kandi urabona ngo warangibuka nasa n'urundi bukwe ako boss ugiye mu kazi cyangwa ugiye kureba bya bigo by'ibyana byawe How do we have this? ndita prihe indita prihe boss ihanganira urabizi ko bwakeye kare nyine kandi ushobora kuba banakeye ibu tugende mu kazi turabugana ngabe cyo sanga waisha so ma telefone uramubwira ibyo uza gukora sasa ra mungu wa ubungiye mu kazi uzana amafaranga menshi boss nta kibazo amafaranga se kari nginda kumutinde kuyaza none ibyo nakubwiye urabyibuka boss hasi ibintu wambwiye ejo nijoro ko nabyibuka nakubwiye ko ejo nijoro nakubwiye ko ugomba izi saha ngiye mu kazi ngiye kugenda nihuta sange watetse ibintu byose biri ku meza biteguye neza kandi ubyibuke yes boss uza kugura nk'inyama utoke n'utudodo dukeya n'udushyimbo duke boss ndabona rwose uzana amafaranga kuko amafaranga yampaye ni amafaranga aguhaye 10,000 se wagicucu ntabwo wari wambwiye ko nzaguramo n'ipantaro yo kwambara ipantaro yo kwambara se nari naguhe tegereza ubwo ndakererewe udara amasaha yafashe wizere urabyibuka janira ya baki iri mu mashini kira vuba iki ibage iri mu mashini ntabwo wumva sha si iki kirungu ko gitinara cyayijugunye urakoze cyane boss yes gira akazi keza sawa turasubira boss wimuga kabisa What? nteka inyama ubwo se no kubona njyewe ntateka inyama 10,000 byose abona byavamo inyama gusa natumuka ubwo naba nari mpamagaye icyuki cyane kikansura tukanezerwamo ariko ntari bida Fresh. boss Yes. mukomere Mungu. Asha kuzanye ibipfunsi bibiri kudindera. bose gukuri nayo nagukumbuye bya hatahe Mu. yego Ariko shawura siga umenyera. What? bose kugukumbura no kukumenya Uranyera. Nigutu kugukumbura bari bose. naho ni boss karibu kabisa Sasa ukoyo wawana mwenyewe neza. Nazikeye. ubundi boss cyo nukumbwira nabi gusa nta kintu Asesha. Kunyicara hejuru izo mafaranga zigura. That's what I like. That really meant what I'm saying. boss reka nkubwire ajya ngo urugeze umusirika jewe urahari genda nkurera nkabona barigeze kukurasa sasu mu mutwe bikavuga None barandashe mu mutwe. kuko iyo mubarebye mubona mw'igiporopo Ibyo biguru washize ku ntebe zanjye se zema. ako boss buri gihe cyose uzajya uhora uvuga nabi Ndavuga nabi ariko nawe uba wandakaje ufata intebe zingana gutya ndaguza amafaranga menshi ukarambikaho ubwo bunonosha wajya ngo ni imifupa y'inkoko fata no bagi yo guteka inyama mani
ugiye kuza vuba vuba kandi sinongeye kukubona hano muri salo ntuzigeze aha ngaha. Uziguze se amafaranga ya nyuma natanze sha. Uwo mushyitsi akakuba atarya cyane bose. Abiriye hari ibyo waba wahashye. Bose yo murebye mbona wari ukagenda. Wagiye ko. Twajya zino nyama nta kamwe ndi bukure. Sha bugiye mani maze mamagare umukobwa wanjye azi. Ago si umushyitsi wanjye ko yatinzera. Sha basanga naziriye to. Halo? Wajeze kuri porota? Halo? Washa kado? Kuri kusakuza ndi bwana bangusha. Uri muri? Sorry boss. Emmanuel, are you telling me the truth? Yes. Hano hari kidogo kiba cyasapurije cyane. Ndaje mwohereza. Akubanye kugifite sha. Okay, washa kado jya kureba uriya muntu uri kuri porota mu kinguri. Gira vuba vuba. Siwani kubwe? Kuri kundeba nawe. Boss, ibyo ni cyo. Urabona yari inkuru gukubita mu. Ndakwiruka. Boss. Cyane. Nabi. Nta kintu nzongera kuvugana nawe. Akoma. Ubushyi boss amubise. Uho kugira nanjye simusebye imbere ya muki. Uretse ndakwira. Bite boss? Ngo bite? Bitore wa gicucuru. Wowe urabona abantu batetse inyama ukajya ubona kuza. Mwatetse inyama? Don't care where you want to move to. Hano ni mu rugo man, hano ni mu rugo ntozanye ibyo kurya. Byo fata. Ego muzajya mubona umuntu yatetse inyama muze mu byo mwabona kuza kumusura. N'ibipano ahubwo nibyo bikoto mu kanya bari. What? Ko kintu. Boss wowe ni gute mwakira abashyitsi hano wa? Je ntimuzajya mubona nese kutije twatetse inyama. How do we have this? N'urushaka muze nk'ubwamaci. Imyitwarire ntabwo ariyo sha. Tugende sha. Muzajya muza mubunzwa n'umunwa n'ibondo ngo imyitwarire ntaza ari Oya biraza gusubira. Je nita gusubira inyuma ngiye guturumbura gushyira hanze. Akarangwa. Ntugajye mubona umuntu yitekeye neza ngo mubone kuza mugura. None ko utaje twatetse ibijumba cyangwa imishogoro ukaba ubonye twatetse inyama Mujye murya n'imishogoro se? Wenda abantu ibyo bintu ntabwo ari byiza muzajye mugabanya ahubwo nako kanya nubwo bukotera kuramo vuba kuramo ushaka gutereka ubundi abantu nkamwe mwebwe hano mwemerewe kwambara kutera n'indi bari bati kuramo vuba Iyo myitwarire ndabwira shoboje. uyu munsi izi nyama urazirya wazikorera injizwa se nyine turabizi n'ubundi nuko abatenerezi bagenda Boss. Jesus is Lord. sawa boss Nuko yes boss none se sha uri kumva umuziki ko nawe usohoka ndagutera ufite na telefone naza gakote keza ugakora. ubundi boss reka mubwire ubundi abantu bagenzwa ni ntabwo bajya babura akantu ko gushukisha abantu Wallahi. Ubwo se waryamye. iki gicucu nicyo kirindije ni Gicucu? Uyu mwana uri kwitabona igicucu? Gusa yiwe gicucu nawe nini si wowe? My daughter, that's what I meant. yewe nk'umushyitsi urukundutisha kiriya kintu kije gushaka inyama zacu twatetse Arizo wahashe? Where you want to move to? Ndavuze ngo kohereza ibyiwe cyangwa se ibintu nk'ibi. Izo ni inkoni mukuri. Urahita muke? kumurereza ibyiwe Murereza ibyiwe ni kuri. Gira vuba vuba ka. boss Rimuhe! Nimwambi ukeneye simukwanya umwana.
ukwicaramo hagati cyangwa hasi ariko boss n'umukozi wawe w'ingizi kwenye kabisa umuntu umushyitsi arinjira bagatangira bamwambura iki ahubwo se ko nawe uri igicucu mbona uri bogari yakwambaye ikote gute yavugaga ngo arimo aransaka ngo ntaba nta kintu nigize ariko se bose reka nkubaze aka kantu ubundi abantu bafite ibibazo uyu umuntu abafashe nawe afite imbaraga nta mbaraga baba bafite aka kantu gutanga ubwo se wowe cucu You will move out. utuma umushyitsi wanjye ukajya kumwambura amakoto dore izo n'ibisatsi wagira ngo ntabwo kiza cyose umukorera iki ariko se ngiye mubona nitonze buriya nawe nshaka kugutanga ashyira hejuru nageze hasi nkabikora nkahanya waba utarya n'inyama wirangise uzandira sawa bose ahubwo umva ashaka nde ahubwo se wowe watetse wahishije bose wakira umushyitsi bose nyine jewe nta biryo ndi bubare kubera iki rero ntabwo mwaba mwamfashe nabi gutyo mu biryo kandi n'urufunguzo aho nabukize ntabwo ndi bubabere You will move out of this house. igisazi nawe nuko gitoze ariko si ubwo we arinda kunyurwa gutya wowe nawe baragufite ntabwo nzagaruka mu rugo rwawe uzagaruka ubwisuzuguza abakozi uzagaruka usanga ahubwo ahubwo uzamwirukana uzi n'ibindi ahubwo ugiye kumukoresha mu mwanya muto sawa nibeshye mbona ukuyeho n'akantu wowe ijisho mpita ndikura niko se sha buriya bose baba bahanisha kwicara hanze umuntu ugukina nawe umuntu urimo gukina nawe ukama hasi yese ngende ntabwo ukama hasi bose ngiye uri kuvuga umurenzi ngiye ndikwereka ngiye My daughter, that's what I meant. nasa hano ni mu rugo mana hano ni mu rugo ngende uzanye ibintu byinshi ngiye ni mu rugo mana ngende uzanye we shakati murapfa iki ndavuze ucara hasi nawe ucara hasi unasize nkubwiye ko bakugaburira inyama izi ni inyama we shaka izi ni inyama waguze bose icara ngiye gusobanura gira vuba vuba gira vuba vuba ngiye bose ngiye kumenya ibintu bibiri urukunzuzuza kino gicucu ni ngiye mugabo ni we mugabo I'm supposed to be out of this. ni ngiye mugabo cyangwa ni we mugabo rero usanzwe ukiri umugore What? wowe yawe ngiye nsuzugurwa n'uwo muntu urumva namenya namuciye ijosi uzi n'ibindi uzi n'ibindi usigaye usuzuma haguruka sohoka ameze gute se fresh ameze nka twabona rero urabona gahunda usanze aha ngaha ntabwo yoroshye ngiye gushaka akadogo wanjye aza urumva ubu niwe ugiye kuba bosi wawe Oh my days. What's up, brother? I'm worried. You know Leave me what? alone. ngwino hano hasi bose ubundi we ukuntu uri kumbwira n'abundi uri kumamagarira icara hano imbere icara hano wakwicara hagati wakwicara hagati umva rero shaka dogo ndakumva we shaka do ubu rero muri ino minsi simpari ngiye kujya Nairobi uyu niwe ugiye kukubera bosi Tell her what's up, but this is what you want to use your life for. abana byanjye nakubwiraga byari iyerekwa ritagatifu usigaye wereka kuva ryari se shaka Oh Boss, my kuva days. kera. Romo. ubu bose ngiye icyo wansaba cyose nakigukorera I will tell Apostle, but this is what you want to use your life for. Oh my days, Romo. Mojiano, you will move out. usigaye wereka kuva ryari bose bose reka biriya byose tubyirengagize sibyo bose ino minsi nogeye kwa bose ngiye nzagukorera neza buri kimwe cyose uzajya wifuza na n'aka kanya cy'amagere Emmanuel, are you telling me the truth? ariko ukishima bosi uramucinya hasi gana ari njye bosi wawe Jesus nako is Lord. nkamusengera akazajya mu ijuru we shaka dogo yesi bose
nizere ko ntabyumvikanyeho neza. Boss ubu nukiri boss uwo ushaka kunzana n'ibicino ngahita nguca ijosi boss wanjye yabaye nguyu. What? Kabisa ngaho muherekeza nta bintu. Okay nari. Boss. Shazagira urugendo rwiza rero. N'umukozi wawe ndamutegereje. Washaka do? Muherekeza. Yes boss. Kandi suti. Yes. Sawa. Ubundi no kuvuga ngo boss ubundi ni ngiye umukozi w'intangarugero hano muri no mujyi wa Kigali. Ndabategereje kabisa ni mugoroba. Sibyo? Nabi boss. Ubundi ugaza kukurangira. Sawa boss. Sawa. Ugira umunsi mwiza. Aja. Boss numbuye kumuherekeza ariko. Nta kibazo. Ariko boss. Yes. Tuvugane gato. Ariko boss koko wumvishije ukuri niwe boss wanjye. Kare. Jesus is Lord. Ngo uba uramuti. Surprise. Wagaza wani. Oh my days, irú ọmọ wo wá rè nítorí Ọlọ́run. Boss, gumana akazi kawe ndigendeye.